Hello guys, this is Teacher Cedric. So none uyu munsi tugiye kurebera hamwe poem yitwa Someone Special ni poem iri muri literature senior 6 aho iza kukika ku isomo rya epitaph aho twabonye yuko epitaph ari ijambo rituruka mu jambo muri terime y'ikigiriki ariryo ryitwa epitaphios risobanuye a funeral oration. So in literature tubona yuko ari short written tribute in poetry or prose in memory of deceased person cyangwa se in z'umuntu witabye Imana. So nanone ukavuga yuko ari text that is inscribed cyangwa se written on a tombstone cyangwa se kuri plaque, but it may also be used in a figurative sense. So reka turebe rero example ya epitaph ya poem iri mu bwoko bwa epitaph. Iyo rero nta yindi ni iyitwa Someone Special. Let's begin. Someone special, umuntu w'ingenzi, umuntu w'ingirakamaro, umuntu uri special nyine tu. In your life you will meet someone special sometimes. Mu buzima bwawe uzahura n'umuntu udasanzwe umunsi umwe cyangwa se rimwe na rimwe. Listen now as I tell you how death has took mine. Noneho nyumva rero nk'uko nkubwira buryo ki urupfu rwantwaye uwanjye. Not a rock or a film star but a father so true. Ntabwo ndi kuvuga umustar mu bya filime, ahubwo ndi kuvuga papa wanjye wa nyawe. I lost someone special when dad I lost you. Nabuze umuntu w'ingenzi mu gihe papa nakuburaga. My heart, it was aching when I saw my mom. Her crying, her shaking, this grief left me numb. Umutima wanjye wari uri mu buribwe bukomeye cyane igihe nakubonaga mama. Ukuntu nabonaga amarira ye, uburyo nabonaga ari kurira atsepfura, byatumaga nsigara ndi namba cyangwa se ndi kumva uburibwe bukomeye cyane. I could not believe he was actually dead. Sinizeraga yuko mu by'ukuri yapfuye. Even after his name in the paper I read, ndetse n'izina rye nasomye mu rupapuro nabonye ruvuga ko yapfuye nyine ubwo. At his funeral I carried his coffin with pride. Mu gihe hari habayeho funeral cyangwa se nituvuga funeral uhite wumva iki? Uhite wumva burying ceremonies cyangwa se imihango yo gushyingura. Igihe rero twari turi kugushyingura cyangwa se igihe hari imihango yo kumushyingura, I carried his coffin with pride. Natwaye isanduku ye ntewe ishema nawe. Trying at all times my great heart to hide. Ko ndi kugerageza inshuro nyinshi guhisha uburibwe bwanjye bukomeye cyane. But my heart at last sank and the tears they did flow. Ariko umutima wanjye finally waje kugwa, noneho amarira atangira kwisuka. But good memories stay with me wherever I go. His laughter, his smile, his quick, cheeky wit. Ariko intekerezo cyangwa se ibyo nibuka byiza bigumya kubana nanjye aho njya hose ndi kukwibuka papa. Uburyo wasekaga, uburyo wamwenyuraga, uburyo yasetsaga, ibintu byose. Izo were qualities that I admire or I admit. Ibyo ni ibyakurangaga byose nishimira papa. All children loved him with passion and fire. Abana bose baramukundaga cyane. He showed love and kindness which you all should admire. Yagaragazaga urukundo ndetse n'ubugwaneza. Ibyo byose tugomba natwe kugira iki? Kwishimira. Ubwo to admire ni ukwerekana ko wahaye agaciro umuntu cyangwa se ikintu. Ubwo rero nibyo ugomba gushimira cyangwa se gushimagiza cyangwa se guha agaciro.
He left many people who cared a great deal. Yasize abantu benshi bo yitagaho cyane. He touched their lives and their hearts. He did still. Yari yarakoze ku buzima bwabo ndetse no ku mitima yabo yibye cyangwa se yatwaye. For to know him was a pleasure and only brought joy. Kumumenya byonyine byari ibyishimo. Icyo byazanaga byari ibyishimo. I was blessed to have loved him as both man and boy. Nari narahiriwe kumukunda nk'umugabo ndetse nkongera nkamukunda nk'umuhungu. Iyi ni poem rero yanditswe na Owen Yates. Hano rero hari ibibazo kuri iyi poem cyangwa se ku muvugo wacu. Icya mbere, identify the differences between elegy and epitaph. Garagaza itandukaniro riri hagati ya poem ya elegy na poem ya epitaph. Elegy ugomba kumenya yuko muri literature elegy is a poem of serious reflection which typically mourns the loss of someone who has or something that has been deteriorated. Okay, mu gihe epitaph nkuko nabibabwiye at the beginning of this story ari ijambo rituruka kuri tamu y'ikigiriki aricyo ryitwa epitaphios, risobanuye funeral oration. Akaba ari short written tribute in poetry or prose in memory of deceased person. Question number 2. Who is the persona or speaker in this poem? So the answer is the persona or speaker of this poem is I, first person narrator, because the speaker is using his or her own point of view. Igisubizo rero cyo kuvuga ati who is the persona, ninde persona ubwo cyangwa se speaker uri kuvuga yino poem ni I cyangwa se first person narrator, bitewe n'uko umwanditsi yagiye akoresha za I cyane. Ibyo twabibona rero here mu mwandiko. Tuvuge urugero nk'uko bibona hano, iyi I hano n'ahandi at his funeral I carried na hano his I admire I admit. Izi I yagiye akoresha zose ni izitwereka yuko ari first person narrator. Noneho question ya gatatu, describe the tone used in the poem. Tone rero yakoreshejwe muri poem ni iki? The tone used in this poem is sadness because the speaker is somehow sorrowful and mournful. Kumva tone yakoreshejwe muri iyi poem ni iy'agahinda, y'umubabaro, bitewe n'uko umuspeaker afite ishavu n'agahinda, ari kwibuka papa we wo urupfu rwamutwaye. Iyi rero yari poem yitwa Someone Special, ari yande ya Owen Yates. Nizere yuko wayikurikiranye, ejo cyangwa ejo bundi bashobora kuyiguha mu kizamini cya leta ukayisubiza utajijinganya. Thank you. Mwari kumwe na Teacher Cedric, aho mubana mu masomo agiye atandukanye. Niba bwari ubwa mbere rero wari use ino YouTube channel, clickinga kuri subscribe button, uduhe comment, sharing ino video, noneho clickinge ku link cyangwa se kukazogera kugira ngo ube notified n'igihe twa uploadinze new video uzamenyeshwe. So thank you for watching, thank you for stopping by. God bless you. See you later.